Yego mbahaye ikaze kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza cyane. Nizere ko umeze neza, nizere ko gahunda zanyu ziri kugenda neza, ariko kandi nimba gahunda zawe zitari kugenda neza cyari ikibazo cy'igihe kugira ngo ibintu bikurusheho kugenda neza cyane. Nge ubwo ikaze nitwa Braveste, ni kuri microphone za KDTV show, ariko kandi ni nako ku makamera zanyu muragenda muhabona KD ngo ikaze. Yeah, what's up my people? This is your boy KD, the big man. The real hustler, the trier. I have dream and I live in a dream. Don't worry about things cause everything is gonna be good. We're gonna shine soon. Braveste, biriko tutangira iki kiganiro. Ndagira ngo banze umbabarire, fata iminota 2 banze nkubita isengesho kuko nago nize yuko ibintu biri bugende neza. Terekaho kubera amakuru mfite pe barenda guturika. Ufate mu mutwe nk'ngo byafata ku mavuta. Baba we. Ndagufata ku mutwe nk'ngo byafata ku mavuta. Nyagasani Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko ushobora byose kandi tugushimiye ko waduhaye inkuru ya Rugaju ndetse na Lorenzo. Tugushimiye yuko ubu aba YouTubers barimo bararya. Mana komeza utanga inkuru ariko ubaho umutuzo. Nuko ndangije abantu bakurikiye KD batubwire nimba atari bya bintu by'amaco y'inda mwe muri bo murishimira mu byago bya bagenzi banyu. Hoya wishimiye ko baterana amanyundo ko bitara gore. Hoya reka nkubwire. Reka iyi nkuru yacu tuyitangire gutya. Uwitwa Rugaju amaze kuvuga yuko atasabye imbabazi. Ni cyerekana yuko ibyo yavuze cyangwa se ibyo yakoze atabyicuza, ahagazeho atabyicuza. Urukumva ubyumva cyane. Umundire nuneza abantu bankurikiye. Je ntangiye nshima Imana cyangwa se nyisenga mvuga ati Imana ushimwe kuba waturinze. Ariko siyo Mana usenga wishimiye ibyago bya bagenzi bawe. Urabura gusenga Imana yisaba kugira ngo amateka ari muri entertainment agabanuke, ugasenga Imana yisaba kugira ngo bakomeze batukane bandagazanya abanyamakuru bakuru dufatiraho icyitegererezo. Hoya Yves hano mbabarire gatoya. Buriya baravuga ngo bamwe bababarira abandi nabo baseka. Uri mu baye. Uri mu baseka. Wishima ibyago bya bagenzi bawe. Yakanye ntago ndimo ndaseka. Uri kumva? Sindimo ndanarira. Wabirangije. Ndimo ndanarira. Ariko buriya igituma umunyamakuru abaho nuko haba habonetse icyo bita inkuru. Nuko haba habonetse inkuru. Rero ibintu bya Rugaju na Lorenzo ndabivuga muri ubu buryo. Hari ikintu cyiza kikaba ari kibi ariko kikaba ari na cyiza. Ariko se entertainment yo mu Rwanda ko numva akenshi isa nk'ishingiye ku matiku. Iteka amatiku yabonetse nibwo inkuru ziboneka. Ariko amatiku ubundi atabonetse. Kuki udashaka entertainment ishingiye ku matiku? Nahaguruka amatiku atabonetse entertainment yaryoha gute. Ariko se entertainment zo muri Nigeria na za Tanzania na za hehe ko bakora entertainment nziza, ko torosha entertainment nziza kandi ibintu byo usanga bidashingiye ku matiku. Na matiku ujya wumvamo se? Niyabura kubamo, ariko entertainment yabo akenshi ntago ishingiye ku matiku. Nka entertainment yo mu Rwanda. Entertainment niya Bruce Melody atavuze kuri The Ben ubwo nta nkuru ihari. Kuvuga ko entertainment atari amatiku. Ziyo abantu bicaye gutya bari kujujura bavuga ngo Rugaju byagenze gutya. Bro. Inkuru irarebwa. Iyo nkuru irarebwa. Muri abantu bakunda byacitse niyo mpamvu nanjye. Abanyarwanda kanu kongereho. Nyarwanda niyo bakunda byacitse. Niyo mpamvu nanjye mbaje hano nkahita mvuga ati reka mbanze nkuviri muzini muzingo. Mbanze nkubwire iyi nkuru ukuntu yatangiye. Amakuru mfite ngo nuko nawe uri ufite uruhando uherereyeho. Oya, nge nta ruhanda kanya mperereyeho. Byehorere. Kereka iyo tugiye kwa Zebeni ndetse amakuru mfite ngo nuko nawe ngo buriya ngo umuntu ba Rugaju nawe ngo urimo. Hoya Yves tutagiye no gutinza abakunzi bacu. Murabizi witwa Lorenzo ndetse na Rigani ni abantu bakoranye igihe kinini. Ndetse buriya abantu baba banzi cyangwa se bakanashwana baba ari abantu babayeho inshuti baziranye. Burangiye birana nubwo byantunguye kubona Rugaju na Lorenzo basubiranamo ndetse si n'ubwa mbere. Witwa Rugaju afungura biziko byagenze avuga ati Lorenzo yifuje yuko yafungwa cyangwa se yagwayo gusa urumva atari umwanzi we mbabarira. Ariko se ikibazo abantu bakoranye iyo ubona abantu bakoranye bagenda bakandagazanya ku meneka rakageni ubona ari ibintu bikwiye koko cyangwa
ni bya bindi by'umunyarwanda yavuze ngo mbamo mbazi. Nje biriya bintu wenda ntago nanjye nkunda intambara ariko nge ndanabyemera ku rundi ruhande. Ati gute nkunda ikintu bita mpangara nguhangare. Abyumvishe bya navugaga urani n'umuco wacu. Ira ntago impangara nguhangare kwita umuntu ngo gore iyo ni impangara nguhangare ngo yahe. Buri kinyarwanda n'ururimi rwiza hari ikintu twita gushaka indanganteko ndetse hari n'ibindi bita indangasano. Tangiye kwangiza buriya umuntu avuze mu ni inteko ya kangahe nimba warize neza. Inteko ya mbere ni ya gatatu. Mu ni inteko ya mbere ikaba ni ya gatatu. Inteko ya kangahe ya mbere ikaba ni ya gatatu bitewe n'ijambo mugiye kwikoresha cyangwa se iyo tugeze ku nteko ya gatatu ikoreshwa ku kintu noneho ku nteko ya mbere ikoreshwa ku bantu turavuga ngo mu so re. Ubwo re ni iki sore ni iki ubwo se ushatse kumvikanisha iki? Jewe iyo umuntu avuze sindasobanukirwa. Iyo umuntu avuze ngo gore sore gabo kobwa uri kumva umuntu aba arimo agenda twigisha icyo bita ikinyarwanda neza. Ariko mbere mvuga ngo aba basore n'ubundi kera byari ibintu bisanzwe kuba abantu bakwicara umwe akandagaza undi mugenzi we akaba yamwandagaza ariko mu kinyabupfura hari icyo bita mpangara nguhangare niko nakomeje nkubwira. Uracyari umwana buriya bintu ntago uba ubizi uri kumva. Buriya rero na kera tujya kuvoma kuri robine uri kumva nako ntago twajyaga kuri robine ahubwo twajyaga kwiriba ukajya kubona ukabona abana bararwanya ati ndavoma bwa mbere undi ati ndavoma bwa mbere. Bivuze ngo nabari ukuntu bameze uri kumva bari guhaha bari kubaka amazina yabo tubashyizeho amaso cyangwa se tubahanze amaso aka kanya ikintu bakwamamaza cyagurwa. Rero ya mpangara nguhangare nge buno ndimo ndaserebura ahubwo ntegereje uwitwa Lorenzo ko nawe yagira ubutumwa atanga. Amakuru mfite ngo nuko ngo nawe ngufite uruhande byaratangiye mvuga. Oya nta ruhande mfite. Oya ruhande arafite byihorere. Nta ruhande mfite. Amakuru mfite ngo nuko nawe bagutamitse. Ahubwo mfasha tubwira abanyarwanda iki kibazo aho kigeze uri kumva kuko ibyo gutamika byo bose baba amafaranga y'iki imbuga zanjye ntago ziri hejuru byihorere. Ariko icyo nzi cyo nuko mu minsi iri imbere nanjye amafaranga ndabanyarya buriya Bruce Melody ibyo yavuze yaradusabiye. Ariko tukiri kuri ibi bintu bya Rigani ndetse n'uwitwa Lorenzo iyi ni saga itazarangira ndetse ni n'ibintu tutari tumenyereye cyane wenda muri nuza mu gisata cya siporo. Ni ibintu tutari tumenyereye kubona abantu b'abagabo bapfa utuntu tw'udutiku runaka. Ariko se utarenga kamubaza kubera iki muri entertainment iyo umuntu akoze ikosa akavuga ku muntu biba intambara. Yego. Ariko muri siporo umuntu akifata akita mugenzi we ngo ni gore ndetse ntabyo bidangije akarenzaho nuko yigeze kumusaba ko yamutinga. Ayo ni amagambo Rigani yumvikanye kuri live yivugira ubwe ntabwo ari ibintu ndi guhimba. Yego. Ibyo bintu ntibirebe cyangwa se ngibishakira umuti. Ariko muri entertainment umuntu yava ko undi yambaye nabi yava ko yakoze indirimbo yaguze views bakamufunga usanga ibyo bintu biterwa n'iki n'ukubera iki? Utarasoza ngiye kubaza ikibazo uko bura hari igihe umuntu aba ari umuhanga. Umuntu bita Rigani ni umuhanga ko yavuze ngo gore hari izina ya mentioninze ubundi abantu bari kuvuga ko yavuze Lorenzo bari kubikura he? Aya byihorere ntabwo avuze Lorenzo se ni ngombwa ngavuga izina ariko ntabyo yavuze. Lorenzo se ko yahera he se? Lorenzo ko yamushubije ibu yahera ivuga ko yakoze amakosa. Byihorere genda byihorere gore se n'ubwa mbere byabyumvikanye Lorenzo mwita gore nawe yabishingiyeho n'ibintu yashingiyeho. Hoya uwitwa Rigani buraba yakoresheje ubwenge ndetse agaba yakoresheje icyo bita icyo tusigaye twita IQ muri iyi minsi. Uretse ko umuntu itora akanavuga ngo IQ yatazi icyo ari cyo ariko icyo nakubwira cyo irantambara nanjye sinzi uko irarangira. Icyo mbona gikwiye gukorwa nk'abanyamakuru nk'abara banini muri siporo twubaha cyangwa se dufateho urugero bitewe nuko ari byo baba barakoze cyangwa se byo baba barubatse. Ntago bikwiye nta nubwo birimo icyubahiro
kwifata ukajya kwandagaza mugenzi wawe noneho ufite nimero zo wanamukontaktinga mukajya mu gikoni mukabiganira apana kubizana kuri social media nose social media zirabifasha iki kuba ukiri umwana baravuga ngo iyo umuntu yamaze kuba umwanzi wawe bamaze kumufata nk'umwanzi biba byarangiye rero uwitwa Lorenzo ndetse na Rugaju tunafungiye inkuru kuko aho bigeze twese turi kuhabona kuko Rigani amaze guhakana yuko yasabye iki yasabye imbabazi kandi tukaba twabonye ubutumwa bwaciye kuri Twitter yiwe avuga yuko ibyo yakoze yabikoze abitewe n'iki n'umujinya bimeze nka bya bindi bya Vestina twajyaga tujya kubona tukabona arabreakinze kuri Instagram akaza akahita bisiba akabinyomoza uri kumva avuga yuko ibyo bintu atari byo aho bigeze rero aka kanya uwitwa Rigani yamaze kuvuga yuko atasaba imbabazi uwitwa Lorenzo ndetse tuvuga yuko tugiye no gukurikira izi episode zose ariko umuntu bita Rugaju ari kubreaking agenda gake mukanya ubitwa Kazungu ka boss amaje kubreaking avuga ati umuntu bita Rugaju RBN itamwirukana barabakoza amakosa erega bura hari ikintu utazi bura muri entertainment hari ukuntu abantu bisararanga uri kumva bura Rugaju kuba ari kuri RBA hari umusanzu mwinshi uri kumva cyangwa se afite akamaro gakomeye kuri iyo radio uri kumva kuba umuntu yaza nanjye rega narinzi yuko ari umuntu nabonye wa breakinze avuga yuko Rigani bamaze kumwirukana ariko ayo makuru ni igihuha rwose kuko uyu munsi yarari mu rubuga rw'imikino arimo asatanura hariya amenagura babarira ibyo kwirukanwa kwa Rugaju byo mwibyiteka kuko ntabwo yapfa kwirukanwa gutya ikindi afite n'Imana yego ibya Rugaju Rigani na Lorenzo by'umuntu yabivuga ntibwakira ngo bonake ni ibintu birebire ko dutekereza ko inzego zikwiye kwifatira umwanzuro ndetse bakanakuri ikibazo bakagikemura ntago abantu bagakwiye kujya kwandagazanya bene karakageni fata mugenzi ukamwita gore nubwo wanze nubwo ufite uruhande ubogamiyeho yewe buriya ntabwo nshaka kuba umunyamakuru w'indondogozi cyangwa se uvuga ibintu adahagazeho mu gihe umuntu atavuze mu mazina y'umuntu ntago aba yamuvuze ariko nabonye nawe umunyamakuru bavuga ko adakoresha ubwenge yamaje kugera i Kigali aho bita Piyonika bavuga adakoresha ubwenge mu nkuru ze oya Piyonika njye buranda namwemera Piyonika amubwira ati welcome uri kumva kungi buranda niwe muntu wavuresinze KDTV avuga ati bantu banje mugende kandi bavuga inkuru azikora nta bwenge ngazikorana oya kandi ngo ibintu byatumye ahunga akava mu gihugu akagenda bureka inkuru z'ibinyoma oya uwitwa Piyonika uri kumva wenda ntabwo dukominikana buri munsi ariko icyo nzi cyo ukuntu ngiye wenda ari ukuntu uba wizera umuntu bitewe n'uko umuzi njye mbona banamubeshyera tu ahubwo njye mubwira ati welcome ngwino twubaka u Rwanda twifuza nabonye n'umuhungu wawe ndagira ngo ariko umfashe cyane kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro cyangwa se tubashe guca mu nkuru zose zihari kubera ko uyu munsi turi kuwa mbere mu ntangiriro z'icyumweru dufite amakuru menshi tugomba kubaha byose tugende tuyanariza kandi tuyacamo tuyacambuwa gake gake icyumweru turangira cyari kirimo inkuru icyumweru cyari kirimo akazi kenshi hagiye haba ibitaramo byinshi cyane nabonye n'umuhungu wawe yagize gutya agakora agasoro Dawuti hariya ngo afite abakunzi bateye ubwoba The Ben simwemera kuki utemera The Ben ariko simwemera be na gato kuki utemera The Ben ayabyihoreye nta muhanzi munini ukwiye kurira stage ukarira ntago mwemera amarangamutima ni ikintu gikomeye ntago mwemera yego hano ubwo nanamugereranya na 001 oya nimba ari ibyo naba nsohotse mu kiganiro ikiganiro gisoje oya byihorere 001 byo gusohoka mu kiganiro byihorere nagarutse The Ben ntago mwemera ntago yemera The Ben mpereza mu kiganiro ma fact eshanu zerekana ko The Ben arinze Bruce Melody The Ben is fact eshanu oya aba bahanzi jewe ntago nkunda kubagereranya cyangwa se kuvuga ngo yarenze uyu ahubwo Bravest turi hano hantu
ndagira ngo uze kumfasha aka gacu gakate hari ikintu nifuza gusaba witwa Bruce Melody ndetse na The Ben nibabona iki kiganiro bazamfashe akantu bagakore tugiye kwifashisha ingero tugiye kujya muri Tanzania witwa Diamond yafashije witwa Harmonize n'abamboso n'aba turababona uri kumva cyane uwitwa Harmonize avamo agenda ashinga genge Reboyen n'uwitwa Diamond agumana Reboye kandi zose zikomeza gukora muri aba bahanzi nta numwe wafashije undi yego uri kumva The Ben yakoze ibye agera ku gasongero ke uwitwa Bruce Melody yakoze ibye agera ku gasongero ke ariko turashaka badukorera iki kintu The Ben do ndagusabye pfukama musaba upfukamye pfukamira bro ntago mufana nawe uri muri bandi b'indyarya oya ntago pfukamira ariko reka nyigusabe dukeneye ngo young generation uri kumva nayigire imbaraga nyinshi ariko ikuye he kuri Bruce Melody na The Ben aka kanya Bruce Melody ari gusapotingwa n'uwitwa Coach Gael turashaka ngo Bruce Melody bakorere bo ikomeye ifite abahanzi tuzi tuvuge ati uyu muhanzi abarizwa kwa Bruce tubone kari team ariko Bruce yagize kubikoraho ntaga ubunyine yatangaza music ubunyine yacitse intege ntago ucika intege je kongera mbimusabe uwitwa The Ben nawe agira abahanzi asapotinga afasha uri kumva noneho tuvuge ati nababandi bafite amatimu bavuge ngo iyi timu uri kumva hari ibintu ikora natwe tuzi uri kumva ni hanze tuzajya tuvuga ati umuziki urimo urakora naho ubundi kumbwira ngo Bruce Melody arimo arajya hanze ngo yamamaza pompo ariko ngiye numva ibintu byo nta no gufata undi muhanzi wenda wo mu gihugu ngo bajyane bagendane wapi oya bro ni mu bikora gutyo ibintu bizagenda neza Kedi ndabivuze bivuze uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026 turifuza yuko The Ben agira timu y'abahanzi agira rebo ye n'uwitwa Bruce Melody akagira rebo y'abahanzi tuzi kandi bagakora bakamenya yego ikibazo ni kimwe ntago Bruce Melody yanze gufasha abahanzi na The Ben ntago yanze gufasha abahanzi ariko ahanini usanga abahanzi iyo afashe nk'abana bari bato yakabafasha at the end of day niyo bagaruka inyuma bakamusebya ndaguha urugero Bruce Melody yafashije Juno Kizigenza na Kenisol ariko uyu munsi Kenisol uri kujya kumbuga kandika ngo gikweto Juno Kizigenza uri kujya gufata indirimbo agafata nyine ibaze nimwe nkavuga ngo wowe wafashije niwe ugira ute oya kwandika gikweto nta kibazo kibirimo uri kubyumva kwandika gikweto hari ahantu Bruce Melody na The Ben baragiye bafata imbuga bazigiriza baravugwa gusa neza urabizi kwitwa Kenisol yasohoyemo indirimbo yego witwa Juno yasohoyemo indirimbo izo ndirimbo zagiye nta kundi kuntu sabwo bo bakiteranya nka young generation bagakreya creativity yabo bakavuga ati dukora ibi ngibi uburyo bikuba kuri attention y'abanyarwanda kuko nimba tureba tukavuga ngo Bruce Melody ni umuhanga ndetse abanyarwanda abandi bahanzi bamureberaho n'ikitegerezo cyabo nk'uwitwa Riyolodi uzi ibintu ejo bundi yakoze uzi indirimbo basubiranyemo si yari fresh n'isindi kabiri nziza cyane ariko n'ubu ntago barongera guhuza ngo bakorane yakaba yarafashe nk'uri ya mwana akahita muzamura ariko abanza mu Rwanda bano ba young generation bashinzwe ikintu kimwe arakora hit imwe akahita atangira gukandagira abantu ku mutwe nicyo kintu bashinzwa ibyo ngibyo ari abantu bafite rebo nk'urugero ngiye guha urugero nka Neri Ngabo ujya umwumva se mu bibazo Neri Ngabo ntago mwita mu young generation kuko afite experience hafi y'imyaka 6 Neri Ngabo yinjira muziki 2019 niba ntibeshye avuye kwiga ku nyuma imyaka 6 ntago nekeza ko twe kumwita umuyanga ba Davis D na abanuza Davis ni umurejande umuntu waje 2015 Davis D warakomeye ni umurejande reka tureba Chris Easy bayiza ahubwo nayo bavuga tureba urwana rubi cyane ngo ni $10
bano ba young generation ngo bafite agasuzuguro ngo basuzugura n'itangazamakuru ku buryo buteye ubwoba. Dore ukuntu bimeze uri ku buzima bwaroroshye bro. Ntushaka gufata umwana ufata indirimbo yakayishyira kuri nuza kuri Instagram urukumva indirimbo ikarebwa ikagowenga viral urukumva akabyuka yabyimbye oya nakubyimba ibintu byarahindutse kera umunyamakuru yatanzaga ngo ucurangira indirimbo urukumva iyo ndirimbo ntago yarebwaga ariko muri iki gihe umwana indirimbo ayishyira kuri YouTube cyangwa se za Instagram akayishyira kuri nuza kuri TikTok uri kumva na Instagram akabwira ababloga ati muyamamaze indirimbo ikamamara uwo mwana azajya gwa respect umunyamakuru gute ahubwo abanyamakuru ba kera bamenye yuko ibintu byahindutse n'abahanzi bamenye ko byahindutse uri kumva aryo nkubwira ati abo bahanzi bakuru bafata abana nyina abana bamenye yuko umwana amenye yuko Bruce Melody ari mukuru umuntu amenya ko wabaye mukuru byari aba yamenye ko ari mukuru yatangiye kubona yuko icyo akeneye ari wowe gira ute ugifite cyangwa se ukimu ariko mu gihe azavuga ngo n'ubundi Bruce Melody dukorana hiti uri kumva ariko iyo hiti tukayikorana yanyatse ibiceri uri kubyumva azakubaha gute ako ibintu byose bisaba amafaranga byose bisaba amafaranga reka nguhe nka story imwe. Bruce ni umuhanzi wirwanyeho yinjira muri entertainment bamwe batabishaka bamwe batarabyumva aza ari umu baking ariko uyu munsi sinatinya kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Ibyo ndabishingira kuki ni umuntu waje abantu bose amureba akura abantu bose amureba ariko uyu munsi umwana arava iyo zabwera mvura akazakora indirimbo imwe yaba hiti agatangira agakandagira abanyamakuru agatangira akagongo bawe wese sinzi nimba ucyumva ndongera nyisubiremo uwitwa The Ben n'uwitwa Bruce Melody twirengagije ibyo byose yuko bazamukandagira n'iki buriya iyo ureze umwana agakura niyo yageramo hagati akabona yuko nabyawe ariko nyuma uko nawe agenda asaza experience agenda avuga ati nyamara wa muntu yaramfashe ariko bari abantu bazanasaza bazanavaho bakora ibindi rero babashije kubaka icyo kintu byaba ari byiza ahubwo njye cyo mbona ni kimwe nuko entertainment yo mu Rwanda isa nkaho nahita nk'udukundi nibasha ko umuntu binjirira nk'umuntu yakora umunyamakuru kugira ngo ube wahura na Irene cyangwa se Tayikuri cyangwa se abanyamakuru bose barimo baragradinga mwe mwakorana ikiganiro ubwo igihe byagufata dore ukuntu bimeze rero Irene nabona ko ngiye nshoboye uri kumva icyo gihe nimushaka azemeramo imiryango uri kumva nibyo witwa Dumba yahoze avuga ati byari ukuntu njya gufasha umwana ariko n'ubundi nkabona ni ukubakira hehe kuri zero uri kumva aravuga ati reka ngiye nimba n'ibintu bishoboye nzagira ute ndayangoreza korabo aho niho ni korabo ntago ari ubufasha naribi niyo korabo aho niho Dumba yahereye asapotinga abo ba mideli avuga ati uyu mwana arashoboye ariko abiswari n'abaproje bagiye bakora nawe agashinzwa akantu ko kwikunda no kurobanura erega nta muntu utarobanura umuntu bita Dumba rwose ngo kugira ngo agufashe bisaba ko hari aho bamuziranye cyangwa wenda ari ukuntu bamukandiye ngahibaze umwana urimo arazamuka ibaze no kubona kamera byabaye ikibazo aya audio ni ikibazo kujya kwishyura n'umupromota ngo uzajya kumupromotingira indirimbo urumva niba umuntu tuvuge urugero niba umuntu afite wenda abafaransa 200 kandi akeneye ko indirimbo ibona iyo promotion igihangano kikagera kure aba promoter mu Rwanda mugerageze mufashe bano bana baba upcoming ari nako n'abanyamakuru babwira mwe bakuru murimo mushinzwe kuba mwikunda oya jewe burana bikunda ikintu sibyo uko baravuga ngo udakora nakarye kandi babura bato mu cross bagiye baririmba indirimbo nziza bavuga ngo zinga ipantaro ukore uri kumva ugaragaze icyo ugize ute icyo ushoboye cyangwa se na Dream Boys bagiye barabaniga baririmbaga neza mane bandikaga n'imirongo myiza ariko reka tureke kuguma aho ngaho reka tujye ku by'igitaramo cya The Ben yakoreye muri Uganda ku itariki 14 kuri Saint Valentin niturangiza turebe Bruce Melody ese byari byifashe gute se ninde wagowinze viral cyane turebe wagwane akwavuze ko ufite uruhande oya inkuru yivuge neza iyi nkuru yivuge neza nta ruhande mfite ariko buriya usaza ryari ubone yanavuga ande ntirwabura ande ntirwabura
nakubwiraga ngo ufite uruhande tangiye kuririmba indirimbo za The Ben ubwo subwo abantu bose banabyumva niwemera pompompo yego bivanga agaporo ngo yo ariko man nabonye The Ben yakoze sold out kabisa ibintu byiza kabisa kubona umunyarwanda ajyana nk'ahari agakubita sold out bari ibintu birenze yego uwitwa The Ben buriya ntabwo byantangaza ari ibintu bitantangaza nko kumva bavuze ngo umuntu ngo yakunze undi Imana iramuhemba kandi itegeko ry'Imana rya mbere ari urukundo yego Bruce bavuze ko yakoze ikinyuranyo ngakomeje kuba 001 na 001 mbona wa mugani wa Muneza atangiye bya bindi byawe cyane by'imande nge nta 001 mbona ibyo nahubwiye ko bigomba gucika ko nzemera yuko uzatanga gukora rebo undi akora rebo agashyiramo abahanzi bashoboye niba batabishaka se nibwo nzavuga ati ibintu ni fresh niba batabishaka bande batabishaka gukora rebo nase gukora rebo ibyo bigira umuhanzi munini ushobora kuba gukora rebo ibyo bigira umuhanzi munini none ubundi ugira ngo buri umuhanzi utagira rebo gutera imbere si biba bigoye ni ibikira ubuse Justin Bieber afite rebo afite rebo afite banza managing si umuhanzi munini nawe irase burasi si flop isigaye yigenda Centros reka tuvuge mu baraperi ngo iki Centros uzabanze kuri amakuru umenye aho yaciye kare bya bindi wahoze uvuga ngo umuntu iyo amaze kubyimba yita ari byimba nyine ariko bana nabonye ikiganiro cya Kasuku yakoresheje uwo bita Isumiro bene avuga ko aramutse abonye amahirwe kujya muri Illuminati yatanga se umubyara ariko Braveste uriya mukobwa nanjye yaregeye njya mureba kuri social media se ave byihorere ujya ubikurikirana ntabwo njya mureba imikino uyireba buriya bintu bitangira umuntu umubona wapi oya ndeba kuri aya byihorere ubwo byarangiye abantu babyumvisha aba yashyizeho ukareba hano ukuntu yahagize noneho inyuma n'ibindi urabivuga inyuma urabizi ukuntu basigaye bahagenza kandi buri ujya ubimenya wa musore we buriya ngo abagabo 90% bakururwa n'ikintu bise n'inyo none ikintu cyanangije ni kimwe nuko nadaterwa ipfunwe no kuvuga ko yibagishije ariko abantu benshi ntago bagiterwa ipfunwe kandi noneho witwa Briande nawe yavuze ko yibagishije araza kukurekura rokete kigana cyumvise yakurekura rokete Briande ntatesha yakindi kizagira yimwe kwita igwariko ikibazo dufite mu rubyiruko ni kimwe nago twibirivingira mu mana none se gurya iyo ufashe umwanya ukisha kuri kamera amagambo uvuga ibyo uri gukora utandukane na Irene muri ndahabi se urangiye nawe nkunda kwigereranya ariko nanjye wenda nishimira kubona umuntu reva ariho nkaba nakora nanjye nkahari rega ubundi ikintu turi kumenya aba young generation ni ukubona aba grand frère dufite ibintu byinshi tubarusha dufite ibintu byinshi tubarusha ubarusha iki Irene wo murusha iki Irene murusha iki yego aka kanya nshobora kujya kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram yego nka breaking inkuru nshaka yego kandi nkayivuga mu buryo nshaka aho uburenganzira ntabwo bufite kubera iki kubera brand nini afite none se Irene uretse wenda ko ari bya bindi nakubwiye byo kuzimiza kwa ba Rugaju si wowe wavuze yuko Amajide Black bamuguriye moto bagiye kuyimugura bagasanga arimo aravuga undi nabi ako nawe yaje murekuraho imiriro we nicyo nahoze nkubwira ndakubwira ngo wowe kora uri kumva ibikorwa bizagira ute bizivugira witwa Tayikuna avuga ko yizanye nta muntu wamuzanye ariko disi ejo nabonye kuri Saint Valentin umuhungu wa Irene rwose ameze nk'uwishimiye urugo obita niyo Bosco ubundi niyo Bosco uriya ni umwuzukuru wa shitani cyangwa se abi hafi kantu gasubiremo witwa niyo Bosco uriya ni umwuzukuru wa shitani wibuke ko inzego zibyumva nje nakubeshye niyo Bosco ashobora kuba avukana na shitani
inzego zirakumva inkuru y'ibreaking gake rega buri ikintu bita nicyo bita freedom cyangwa nicyo bita love of liberty uwitwa niyo Bosco mpamvu nari mbikomoje mvuga nti ni umwuzukuru wa shitani cyangwa se afite amamuko kwa ba shitani niyo Bosco njyewe muzi yaje rukara mfite na video ye kuri YouTube ugende muyirebe niyo Bosco azi kuririmba pe uri kumva kandi bavuga ko shitani yaririmbaga amajwi 12 ubwo uri kumva nimbutwa niyo Bosco afite ayo mamuko kwa shitani kuririmba nabyo bibi bintu bye ngize no kumva ngo burango indirimbo nyinshi za Vestine na Dorcas ngo akenshi nubo wazanditse oya indirimbo nibyo si n'ibintu watindaho ngo barabana ngo sibyo kuririmba gusa ngo ibintu byo kwandika ngo ntibabibabaza oya ariko nubundi umuziki ugezweho uri kumva se kera abanyarwanda ntabwo babisobanukirwaga bumvaga ngo umuntu bamwandikiye indirimbo bakumva ni ibirenze ariko sigubona ko abahanzi batanga credit ukabona umuhanzi abantu 5 cyangwa se 10 bakoze ku gihanga ariko se noneho ibindi bintu byo byadutse mu Rwanda byo tuzabikizwa nande byo gushishu ko n'umuhanzi nyarwanda ateruye indirimbo ko yakabaye akuyemo melody beat niyo n'amagambo nayo agatekamo ibyo mbivuze mbishingiye kuki ku ndirimbo Chris Ize amaze iminsi asohoye ewana ni hoya wimbwira forop nagera ari flop ari kirani flop bro ntago ari flop ugenda gake indirimbo ni nziza indirimbo ni nziza ni nziza n'imibare ihagaze neza ni nziza ndabyemera yubanza wumva impamvu ubwira ati zino ndirimbo ziri kuba flop ahubwo sinzi impamvu abahanzi bari gukora muri iyi minsi indirimbo abanyarwanda mwagiye he Kirisizi mu minsi yashize nimba byibuka neza yakoraga indirimbo ikahita igira views wenda nk'ibihumbi 500 mu munsi umwe genda ndeberera ako nanone ntiwamurimiraho intuza kubera ko Chris Easy wibuke neza ko yabanje gushyamo tamara gupfusha umubyeyi nkabyo bidahagije gupfusha na nyirakuru tunamwihanganisha cyane yanyuze mu bihe bigoye bituma asa nk'uhuzo gato ndetse bituma n'abafana bamwibagirwa ariko Chris Easy ni umuhanga byihorere aho ngaho nawe ubujyanye mu kintu bita amarangamutima niyo tamora nta yindi nkuru nakongera kuvuga ni tamora nibyo ariko ngiye kumucacamba wari yabyihorere ave ariko komera musore wanjye komera heza ni mwijuru tuzahurayo bagenzi ariko ntago nabura kuvuga yuko indirimbo yawe ishobora kuba flop reka dutegereze turebe uwitwa uriya muniga wakoze tsunami yitwa Run Up uwitwa Run Up reka tugeze turebe icyo kwa Rocky batubikiye Run Up nose Run Up akora na Rocky mbona ari muri gang imwe na Rocky maybe come supporting imbujye ureba n'agasobanuye iyo nkuru yivuge neza uwitwa Run Up akunda kuba ari kumwe na Rocky nge si ubwa mbere se n'ubwa kabiri mbabonanye kuba bari kumwe se nibyo bivuze ko amu managing aramusapoting mu buhe buryo kubera ko n'ejo bundi mu bihembo ibyo bihembo byitwa ngo ikira nabigiyemo hari indirimbo bino bihembo bya Diva Award muri Diva Awards 2025 uwitwa Run Up yatwayemo igihembo ariko yari aherekejwe n'abitwa ba Rocky rero bitewe no guhora mbabonana ndenda hanya nashidikanya yuko Run Up afashwa na Rocky Rocky ntawamenye ibyo buriya Rocky sinjya mumenyera ni ikirara gikuru ariko turavaho ngaho by the way nabonye nanuza na Eminyawe maje gutera ivi uwitwa Eminyawe uriya yaranyibwiriye ngo amakuru mfite ngo nuko ngura umugore ngo no mu diaspora ngo buranga iyo utigize ikigoryi abanyarwanda ntago bakwemera iyo utiteruye ngo wikubite hasi nka gutya abanyarwanda buranga ntago bakwemera amakuru mfite ngo kantu nagakwiye ku muntu witwa Eminyawe dore yagiraga gutya akamanuka akongera akazamuka none umuginga ngo yarongoye amakuru mfite ngo iyo kumva numva ngo yari afite n'undi mugore ariko Eminyawe reka mubwire ngo no mukecuru yikure muri diaspora oya ibyo ngibyo buriya ntago bindeba uratinye ukagira gutyo ukanga no kunyihera uratinye ariko reka nkubwire ngo rwose aribona abonye wateye comment ngo wirukana nimba ari uryinyama ukaza n'ugugu n'igufwa simbizi uko bimeze wibuke ko ugira urugo ruhire abonye uwitwa Haga na Miki bari muri proposal ye tunabashimira cyane yuko bari abajama bafite umuryango mwiza kandi bawita yaba atwite
ye inkuru y'ibreaking neza witwa Miki nimba ntareba neza ariko urumva ko iyo nkuru ntabwo uyizi iyo nkuru ntabwo ucukumbuzi ifiteho buriya iyo umuntu atwite izina ry'umusesenguzi ndarikwaka ntabwo uri umunyarwanda iryo zina ndarikwaka ntabwo uri umunyarwanda nta musesenguzi witwa Miki aratwite yivuge ikimenyimenyi mu minsi iri imbere turabona umwana ariko buriya umuco nyarwanda impamvu buriya twanga ku breaking inkuru y'uko umuntu atwite cyangwa se ngo tubivugeho ni uko tutaba tuzi ko bizagenda tugategereza yuko umwana avuka ubundi tukagira ute tukabona kubivuga ariko witwa Miki umubonye ayo makuru uyakesha icyo kinyamakuru ayo makuru ndayakesha ijisho ryanjye n'iyi foto ndayibashyiriramo muze kuzuminga murebe yego turebere neza utaza kuwukoza amakosa kandi amakosa uba ugomba kuyishyurira nta makosa nkoze witwa Miki we kabisa ndetse ntabwo uzi ko ubundi yanabyivugira avuga ngo hari undi mugisha afite abantu batazi ariko ngewe inasi nkuru kayidiba nabibonye nabonye nibo bita ngo Medbeat yamajije gutangaza ko ngo agifite imigabane muri 155 ariko bivuze nyuma y'uko ngo yamajije gufungura studio ye nshyashya makuru arayo ugeze umenya ayo makuru ndacyayashakaho yimbitse ariko tutagiye kure turimo duca bayinga tugira ngo tunasoze ikiganiro cyacu hari ibintu bitatu wenda twabwira abadukurikiye ariko se nanone utaraguciye mu ijambo witwa Medbeat ko yakunze kumvikana cyane avugwaho ikintu cy'ubunebwe ndetse binavuga ko ari ikintu cyatumye atandukana na 155 coach Gael nyine ubwo ndavuga CEO ashinzwe ubunebwe mbikubwire muri ubu buryo buri umuntu yikorera agira gute aba yikorera kandi arikoresha Medbeat rero nimba yikorera kandi binakora bikaba biva mu mutwe we ntabwo aba agomba gukora ibintu ahubagurika niyo mpamvu nyine ubona abantu ku buryo akana nka element ka 2020 kaza kakamwicaza buriya n'umwana uvutse ejo bundi yakwicaza ibyo ntabwo tujya tubitindaho nk'abantu baba muri entertainment ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yakwicaza binavuga ko element ngo yamajije kurenga nabo bita ba melody bose ngo basigaye bamusoma mu bitabo ngo amajije kubarenga wararenze n'ejo bundi wahoze umubona yikatisha za Europe uko abishaka za Denmark igenda bita za Copenhagen munsi y'urugo kwa kundi wajyaga munsi y'urugo ugiye nko kwicira umuneke cyangwa se ugiye guca ipera cyangwa ugiye kuzana avoka ngo zitare ni ko witwa element asigaye yurira indege yego ako se buri ubona ntago nabitindaho ese ko urabonye umuhungu yatangiye kujya buriza indege nawe nejo bundi witwa Samusuri nawe yagize aryashyira umucyo ku bufasha yemerewe na Bruce ubufasha yemerewe n'uwitwa Bruce Melody avuga yuko Bruce Melody azamufasha mu bundi buryo aribwo buryo yamusabyemo kuko ubufasha bwo yari yarabubonye bumuzana Samusuri nabonye nababaye cyane ejo ubwo yarimo araganira na Max TV yavuze ko umuntu bita Oswari Doswakimu yamubaje cyane ngo usinze umugani ngo yamuciriye niba ngo ntawe ugorora imbwa ngo niba ngo ntawe uyobora imbwa ngo byaramubaje byatari natababara kuko Samusuri ni umuntu uzi ko yatangiranye na base ako se nka buriya noneho man yakabaye kuba afite izina rirenze ako se izina dafite ni irihe nge ntabwo ibintu tubyumvika ni irihe zina dafite ahubwo yakabaye kuba afite ibikorwa birenze reka tubyite gutyo ibikorwa se ntiyabifite ntiyakoze iyo bita makuta yakoze makuta zerega buriya ubu ntiyagarutse gukina muri Papa amakuru mfite nuko witwa Papa Saba amakuru mfite nuko ngo yagarutse muri filime ya Ntuza ya Seburikoko uyu uragomba kugaruka binihuse ngo ajye ahunza amadeni n'abanyarwanda iyo yamaze kuyishyura amadeni yagiye ahunze ngo hafi miliyoni zenga za 50 azishyura yarabuze n'itike y'ibihumbi 500 yamaze kuyishyura yayishyuye kandi umuntu yabuze n'itike mucyura y'amadolari 500 yamaze kuyishyura bivugewe amakuru mfite nuko ari bubitangaza ko yishyuye amadeni yose amadeni yose yamaze kuyishyura amakuru mfite karuko ngo babihurijemo oya reka tugere gutya uri kumva turebe mu zindi nkuru tunasoza ikiganiro amakuru nabonye ngo nuko ngo witwa Vestina Dorcas afite indirimbo nshya ntabwo baratangaza babariye inkuru tuyihere imuzi n'imuzingo ariko bari abakobwa nabo bameze nk'abamaze gusubira inyuma nimba abasubiye inyuma gute bafite indirimbo bita bimaje kuza 31 mu mezi 5 none ngo basubiye inyuma
basubiye inyuma he rebe bita Emmanuel imaze amezi 5 ifite miliyoni 11 ubwo se ubwo urambwira ngo basubiye inyuma gute yebo ni imaze amezi 9 ifite miliyoni 31 breaking news nuko bamajije kuza 999 ni ikibazo cy'amasaha kugira ngo buzuze million subscribe kuri MI Music ni ikibazo cy'amasaha kugira ngo miliyoni yuzure akayambi babwiye ku isaha 2:40 zishyira 50 ubu wasanga byanuzuye ariko njye niko nayo nabi ya ndirimbo ntago mu Rwanda yakinwe cyane tu yego ni ikibazo cy'ururimi ikibazo cy'ururimi ni abayumva barayumvisha ubwo nyine basigaye bakora isoko ryo hanze ariko turabasaba nabonye ni bagiye gusohora ari mu Giswahili Christina na Dorcas yitwa ngo ikiyo bagiye gusohora ngo niba ari Kimasisi nago nasomye neza natwe nukuri dukumba indirimbo yo mu Kinyarwanda turabasabye kugira ngo mwongere muyidusohorere mumbe kumva ijwi ryawe wowe Dorcas ndetse burana nikundira witwa ni Dorcas nkunda da ngo nkunda Vestina yamaze gukundwa akabyiyorere bagire baduha kandi karimbo mu Kinyarwanda dore ko nigeze ubwo amakuru ushaka kuyaca hejuru oya dusoza ikiganiro ndiko bashaka gusoza ikiganiro abahungu barahabye ikiganiro mwarahabye kumva nshaka gusoza ikiganiro umuntu mugisha kuzivugaho kugira ngo uri kumva kugira ngo ejo nzabone nuko mbaho izindi nkuru ariko reka tubanze turebe kuri iki kintu dusoza ikiganiro cyacu twibutse abahanzi basohoye indirimbo uwitwa Naringabo yasohoye indirimbo ndakeka nandi minsi ishize yisohoye uwitwa Kivumbi my man Kivumbi ndamufana man Kivumbi burari mu bahanzi nkunda cyane kabisa babahanga byata nyandikire noneho hari boro yakoze ejo bundi bayita Akuna Matata iyo boro zayumva ni boro nziza cyane yego ni indirimbo irimo nkora cyane niyo bita Niturizana ya Diamond Platnumz kabisa indirimbo nziza irimo melody nziza no bita Amaroni nawe afite indirimbo nshyashya Forop oya iriya ndirimbo ni hiti mukanya ntabwo maze kureba witwa Dumba bakavayibika gendere b'imibare ifite Instagram nose biranyese ibyo nakubwiye ngo witwa Amaroni wibuke ko yari yaragiye akira ni Forop duhamagara n'uwitwa Gisa cy'Inganzo tumubwira ati ngwino duhe ku Nganzo ku Nganzo se ntaga gisomaho gusa Gisa nadakora hiti kuri uyu mwaka ni nuko coje kiganiro ntaga gisomaho se nadakora hiti muri uyu mwaka bibwira abanyarwanda ntaga gisomaho oya Gisa ntaga gisomaho nyuma y'uko umukobwa uziko gusomaho byatumye abura umugore ariko buraya yabuze umugore abahungu bamurangira tsiri babaregeye inkuru ni mukize kuko ziri mwarahabye ariko witwa Bosco Impa yaburiya ngo niwe utajya utinya murangira byihorere bose wari mu gihugu witwa Bosco nta mugabo ni igihazi pe wari mu gihugu nawe numvise atangaza inkuru za Pionika avuga yuko Pionika yarakubiswe ngo yaramwiciye muri Uganda turaza kuzireba neza reka dushimire abantu bose bakurikiye